ati data ntabwo afunze araha n'aha hari iwacu that's it cyangwa se yari uvuga ahantu aherereye that's it ariko ibintu byo kuvuga ibindi bintu there no sense nimba hari impurudutsi yaje ikavuga kuri data reka nze mbisobanure ntuje none se iyo utinyutse uguhamagara ngo ribu ni akarima k'iwanyu ribu ni n'akana k'iwanyu ribu ni karumuna kawe musangira ariko uyu uzaba akiriho Sipiriyani papa we umubyara yakoze jenoside n'uyu munsi tuvugana arafunze afungiye muri gereza hariya mu Bugesera mugende mushaka amakuru umwe mu bakoze jenoside banayemeye bemeye icyaha ujye mwumva ahantu runo rwango ruturuka n'izi hate speech ahantu ziva kuko baca umugani ngo isuku igira isoko kandi umugani ugana akariho mwene Samusi uravukana iyo ni imigani y'abanyarwanda ntunze na Juju reka mbanze nkikubwira data umbyara cyangwa papa wambyaye ntago afunze nyagufungirwa mu kuzimu ntafunze ndabigusubiremo ntafunze that's why na mentioninze RCS abantu bambwira ngo why nongeye kwasuza mwebwe mukurikiye Dede TV show ndasuza bari urasirazuba iburengerazuba amajyepfo amajyaruguru impande zose z'igihugu cy'u Rwanda ndasuza abantu mutuye mu mujyi wa Kigali nkunda kubibabwira respect to you uyu munsi aka kanya nje kuvuga ku bintu ndimo ndabona ibintu byahinduye isura na hano hari ikiganiro nabanjeho mbumvisha audio yari nka audio cyangwa video ya Jihad ari gutuka Yago amutuka ibintu byinshi nge hari ibyo ntashyizemo hari ibyo nabonye abandi bashyizemo nge mbona ntago biri too much ntago nabishyiramo yuzi ubukene iyo bwabateye hano ntimubura uko mwiyenza uraza ukiriza wabaye crying boy baranyanga nimureke dushyira gashyirwa mu kuzimu ntawe ariko guys biteye kwibazwaho biteye ku impungenge n'ubwoba ntekereza ko ibi bintu uburyo tubirimo dushobora kuba tutazi uburyo tuba muri ibi bintu cyangwa se hari abantu bamwe biyumvamo ko iki kibuga bagifite biyumvamo ko nyine ibintu babizi ari ibyabo ariko hari biyumvamo ko bakomeye biyumvamo ko ari abantu barenze ariko bitagakwiriye kuba ari byo ngenda sesengura ku giti cyanjye nka Dede nawe ushobora gusesengura ku giti cyawe I don't know ariko ibi bintu bikwiriye kubaho ari byo kwitondera umva ino video hanyuma niturangiza cyangwa wumva aya majwi nurangiza umbwira ikintu wumvishe yuzi ubukene iyo bwabateye hano ntimubura uko mwiyenza uraza ukiriza wabaye crying boy baranyanga nimureke dushyira gashyirwa mu kuzimu njyewe mu bashyira hamwe nawe sindimo kuko ntabwo ndi mu gatebo kamwe nawe ngo ngwiki ntabwo ndi umva sindi mu gatebo kamwe niyo ntunze na Juju reka mbanze nkikubwira data umbyara cyangwa papa wambyaye ntago afunze nyagufungirwa mu kuzimu ntafunze umuntu aragira ati ndabigusubiremo ntafunze yewe data ntabwo ariko ubundi ababyeyi banyu by the way kambabaze ababyeyi banyu mubazana muri ibi bintu gukoramo iki nka mama wawe iyo abyumvishe ndahera kuri Yago mama wawe iyo yumvishe barimo kumutuka ari we wabiteye abyakira gute
abifata gute? Ese icyo gikomere uri kumutera uracyumva? Ibaze nk'ahantu yumvishe, nimba yarabyumvishe akumva Brian avuga ngo ntago nigeze ntinga nyoko nabi. Ibaze ibyo bintu byatewe nande nawe Yago ujya gutuka umuntu ngo numutinganye. Icyambere uri umugabo, Brian ni umugore. Ubundi umenya gute ko Brian ari umutinganye? Yes, waje uravuga ngo wemeye guseba. Yes, wavuze ngo wemeye guseba, ngo wemeye gisebo, wemeye kumwara, wamwaye, nta video za Brian ufite. It's okay. Ibyo ni ku giti cyawe. Wabivuze pe, uranavuga uti mumbabarire ngiye sinzongera kubivuga, ariko already wabivuzeho bitari na kera. Ubundi umenya gute ko Brian ari umutinganye? Kuri umugabo akaba umugore. Ni iki kibikubwira ko ari umutinganye? Si ukubyumva gutyo ugapfa kubivuga. I know wavuze yuko ntabyo uzongera kuvuga, atari nabyo. Banabireke ntuzongera kubivuga, ntabwo ari byo. Ariko se ibisiga bya bindi bavuga ngo umanika agati wicaye kukamanura bikagusaba guhaguruka, kubera ko watangiye kubona ko batutse mama wawe, wabonye yuko bageze muri bashiki bawe, ukora nka cya kintu bita ngo kwisama wasandaye. Njyanga nta hantu hamwe ndi bubogamire ntaho. Ariko mwisubiremo mwabantu. Ubundi njye abantu mbafata nk'abantu b'abasirimu. Nabafataga njye nka Yago, namufataga nk'umusirimu utajya mu bintu bw'ubujonjori. Urabona ubundi ubujonjori ukuntu bumeze, ubujonjori ni kwa kundi bagira ibishyimbo, noneho twa tuntu batora ibishyimbo, twa tuntu bagiye batoramo bajugunya, turani two tujonjori. Ubundi abantu b'abasirimu nk'abo ntimwari mukwiriye kubaho mumeze gutya, muvuga ibintu bimeze gutya, muvuga ibintu by'umwanda bibaturuka mu kanwa. Mwagakwiye kuba muri abasirimu. Ese ubundi ko mwirwa muvuga ngo iyi mihanda imeze nabi, ngo iyi mihanda yaranyereye, ngo dukwiriye guhindura, ngo mwebwe murimo kubyangiza. Ejo bundi Yago wese wari urimo uravuga ngo twisubireho, ngo duhuze ubumwe, ngo twiyunge, ngo dukorere hamwe. Tuzakorera hamwe gute se wirirwa wiriza abantu mu kanwa? Gute man, ntago muba mukwiriye kuzanamo ibi bintu ababyeyi banyu. Nukuri ababyeyi banyu bagira ikimwaro batewe namwe. Ibaze nk'ababyeyi, reka twe kuvuga wenda nk'umubyeyi wabyumvisha, ariko nk'abaturanyi be nabo ntibabyumva. Nimba umubyeyi ibyo biratabyumvisha, abaturanyi be ntibabyumva. Ibaze nk'umuturanyi wumvisha abantu nigeze ntinga nyoko. Ibaze ibyo bintu. Ishyire nujya kwicara imbere ya kamera uvuga ibintu, ibaze ngo se mama arabifata gute, niba mutuka arabifata gute? Kandi niba wakorogoshoye umuntu wibuke ko nawe arakara ashobora kugusubiza. Aho ni ku ruhande rwa Yago. Noneho ngiyewe ngeze ku ruhande rwa Jihad. Yes, ushira isoni pe. Yes, ntago ujya uvugirwamo pe. Yes, nta muntu wakubuza kuvuga pe. Yes, ufite uburenganzira bwo kurakara. Yes, ufite uburenganzira bwo kuvuga nabi. Ariko se buriya kariya kajambo nikagucitse. Kurakara ni kimwe, no kumenya gukontorora amarangamutima yawe ngo atagukoresha ikosa ni ikindi. Yes, washakaga kubabaza Yago. Washakaga kubabaza Yago. Ariko se nimba washakaga kubabaza Yago, papa wawe we ko arimo arabigendera. Okay, ntago yigeze ubwira Yago ngo avuge yuko papa wawe afunzwe. Yago njye ahubwo Yago akibivuga naribajije se ubundi nimba papa wa Jihad yawe afunze, yaranemeye icyaha,
akanagisabira imbabazi cyangwa yaragize ibyo bintu jihad akwiriye kubizira si ikosa rya papa we ibyo ntabwo jihad akwiriye kubizira nta nubwo ari ikintu gikwiriye kuza muri social media kubera yuko jihad we nta ruhara bifitemo kereka ahubwo ubaye wowe yago uvuga ngo jihad yakoze jenoside aranayemera ariko nimba ari papa we ntabwo papa we yari akwiriye ntabwo jihad yagakwiriye kubazira ko papa we yagize kuko icyaha ni gatozi ariko se wowe jihad iyo uvuze ngo kereka nimba yarishe n'iwanyu means what nimba uvuga ngo kereka nimba yarishe iwanyu papa wanjye ntago yishe papa wanjye ntago yigeze yica kereka nimba yarishe iwanyu ibyo bintu bimeka inzi yihe sense noneho yavuzemo ngo kandi ngo niyo yaba yarabishe ngo naza famiye yawe nkayihobera ibaze mwagiye mumenya ibintu muvuga n'ibyo mutavuga ese ntabwo ubwenge ntabwo iyo mwarakaye ubwenge bwayo ntabwo mubasha kubukontorora ngo mumenye ibyo muvuga n'ibyo mutavuga indimi zayo ntabwo mubasha kuzikontorora ngo mumenye ngo uravuga iki ngiki urakireka kereka nimba yarishe iwanyu ese ubwo papa wawe yumvishe uvuze gutyo wabanje kuvuga ko atishe none uratangiye ati kereka nimba yarishe iwanyu gusa ibyo bintu bisobanuye iki bisobanuye iki mbwiza ukuri ni iki bisobanuye iwabo se bo si abantu nimba koko papa wawe adafunze ngwino ukiriyaringe uvuga ati data ntago afunze that's it mugani wawe kwa kundi ujya ubivuga aho kajambo iyo ukavuze ndagakunda cyane ngo that's it biba bimeze nk'aho washyizeho akadomo burundu uvuga uti data ntabwo afunze that's it izo komenti zindi zo kuvuga ngo kereka iki se kandi ntacyo yakoze mani mujye noneho uzi ko nsigara inge musirimu kubarenza kera najyaga mbona ntaramenyekana cyangwa ntaragira aka kazina mfite najyaga mbona ndi umuntu uciriritse cyane nkabona ndi n'umuntu udakwiriye kuba ndi mu bantu wenda udakwiriye kwicara mu bantu ngo nange ibitekerezo nyine nkabona ndi umuntu uri cheap uri hasi cyane nkabona ba jihadi ba yago ba buriyane bande bose nkabona n'abantu barenze b'abasirimu ewana b'abasirimutse birenze ariko harimo ubusa mumbabarire kuvuga gutya sha nta kintu kirimo pe none se mubeshye niba ugiye gusobanura wenda yago yagutondagiye avuga yuko papa wafunze itsuke bikiriyaringe kugira ngo abantu badakomeza kuba muri iyo confusion badakomeza kugufata nk'uko yago yakuvuze bikiriyaringe uvuga uti data ntabwo afunze ari aha n'aha hari iwacu that's it cyangwa se yari uvuga ahantu aherereye that's it ariko ibintu byo kuvuga ibindi bintu there is no sense kabisa murekere guys imvura irambangamiye iragwa murekere kuzana ababyeyi banyu muri ino mihanda ntabwo baba babibasabye murekere kwiriza ababyeyi banyu mu kanwa kanyu ubuzima bahisemo kubamo ni ubwabo ntabwo bigeze bashaka kubishyira hanze mwebwe kukibuza n'ubuzima bw'ababyeyi banyu bo batabashatse kubishyira hanze mwebwe mukabushyira hanze mumeze gute mwabaye iki nta kuntu mwakwivuga nk'uko mwamenyereye kwiyanika ababyeyi banyu mukabareka kweri mwagize uburyo
ko ibi bintu ari mwe mwabitangiye, ko ibi bintu ari mwe mwabizanye, mwashatse n'uburyo mubigorora. None se ngo umuntu azajya arakara azahita akubitagura umuntu kuriya, undi ati nzanye inyundo, nazanye inyundo, akimwibaza inyundo we. Muzi n'ibihe turimo, muzi n'ikintu ibyo bikoresho byakoze, mugatinyuka bavuga ngo ngiye ngo nazanye inyundo. Inyundo cyakoze muba muri abana, ntabwo ukwiriye kuvuga ibyo bintu ngo ndazana inyundo mbici. Kweri byo ntabwo bikwiriye kuguturukamo. Muri bakuru, nimba mushaka amafaranga yego, abantu bareba bino biganiro byacu bafite ibintu mwabahaye, aba ari byo mubakundisha, aba ari byo bakunda. Nta kuntu mwabigarura none mukabaha ibindi bintu uko nabyo bageraho bakabikunda. None suzi ngo mutazanye amatiku umunsi wa mbere, ntimuzane ibitutsi umunsi wa kabiri, ntimuzane ibishego umunsi wa gatatu, utekereza yuko bitageraho abantu bakamenyerana bya biganiro byubaka mujya muvuga? Bageraho bakabimenyera mani bakira ibyo mubahaye. Ariko pe nta kinyabupfura mufite, nawe nyumvira. Nta kinyabupfura, nta burere, nta ki. Yes twemere ko ntabwo mufite, ariko sina nakenge mugira ngo uvuga uti data rekane kumuzana muri bibiri. Nimba n'imurudutsi yaje ikamuvugaho, nimba hari impurudutsi yaje ikavuga kuri data, reka nze mbisobanure ntuje. None se iyo utinyutse ugamagara ngo ribu ni akarima k'iwanyu, ribu ni n'akana k'iwanyu, ribu ni karumuna kawe musangira. Ariko ku buryo uhamagara ribu nk'uhamagara juju. Kweri mufate muri kodinge munshyirire ribu, we nta mwanya ufite wo kubijyana. Mwabaye iki kweri ko noneho aho bigeze dukwiriye kurekera guys, dukwiriye kurekera pe, birakabije. Icyambere, papa wawe uri murazana, ababyeyi murimo murazana imihanda. Mwabantu mwe mujye mwibuka ko nimba muri showbiz, abavandimwe banyu, ababyeyi banyu, inshuti zanyu, bamwe batari muri showbiz, mujye mubimenya, mujye mubyubaha. Nimba wowe wavuze uti ngewe kamera ndayitinyutse nje imihanda, it's okay. Nimba uri umugabo, umugore wawe ntago akunda imihanda. Nimba uri umugore, umugabo wawe ntago yiyumvamo iyo mihanda. Kubera icyo uyimuzanamo? Kubera icyo uyimuzana? Umubyeyi wawe arakuruta, yararebye asanga mu bintu byose, mu buzima bwose ahisemo kubamo, ntabwo harimo kujya muri social media cyangwa kwamamara. Wowe ubonye ko kwamamara ari byiza, nta kintu bigutwaye, ubihisemo ubigiyemo. Kubera iki utabijyamo wenyine bigatangira kuzamo ababyeyi bana? Ko ariho kugeza ubu ngubu ikibazo giherereye. Mufite ikihe kibazo? Mwabaye iki? Mwarekeye aho bamenshoninge RCS, ntureba ubu ibi ngibi ndimo ndavuga, ushobora kunsubiza, ushobora kuza nanjye ukantuka cyangwa ukagira ibindi bintu mvugaho. Birashoboka, kimwe nuko bitashoboka utabikora, ariko tuvuga uramutse ubikoze. Nk'ubu ngubu ngewe kumvugaho nta ribi, kuko ndi imihanda pe, ndi imihanda, I'm in the street, ndi imihanda.
ariko ntago abana banjye n'umugabo wanjye n'ababyeyi banjye bakwiriye kubizamo ibibi. Jya unondagire ngewe ufite byinshi wamvugaho, ariko nta burenganzira na buke muba mufite bwo kuzana ababyeyi banyu muri ino mihanda, bwo kuzana imiryango yanyu muri ino mihanda. Abavandimwe ba Yago ntibakwiriye kuza muri ino mihanda kuko ntago babihisemo. Yago, ababyeyi ba Jihad ntibakwiriye kuza muri ino mihanda kuko ntago babihisemo, ntunabazi. Uwakubwira ngo genda unyereke se wa Jihad ntago wamwerekana, ntumuzi isura. Uwo muntu utazi ntukwiriye kumuzana imihanda, ntukwiriye kumuhoza mu kanwa kawe. Jihad, abavandimwe ba Yago nubwo baba bafunze ntago bakwiriye kuza imihanda kuko ntago babihisemo, ndetse banabafata ntitwigeze tubibona mu itangazamakuru. Niyo mpamvu rero mudakwiriye kubizana. Mujye mugerageza mwiyanike nk'uko mwarabihisemo, mwaraje kuri kamera. It's okay, that's it. Mugani wawe mwiyanike, mwiyanike. Nimba nayo mavideo y'ubusa bwanyu ajye hanze, nimba ari n'ibyo bikorwa bibi mukora bijye hanze, nimba ari n'urwo rumogi mu mushinja arunywe bijye hanze. Ariko stop, ibintu by'imiryango mubihagarike, muvana imiryango rwose muri social media ndabinginze. Imiryango nimba itarahisemo kuza muri social media, kubera iki mwebwe muyizanamo? Kubera iki? Why? Mwakiyoroheje ko bifasha, nyamara mwiyoroshye birafasha. Mwiyoroshye birafasha abavandimwe. Wowe aho uri kwiyumva nk'umuntu urenze, uri kwiyumva nk'umuntu ukomeye, uri kwiyumva nk'umuntu uyu mubiri ibi nta muntu ujya ubyirata, nta muntu ujya ukomera afite ikido iki. Nta muntu ujya ukomera afite umubiri. Ntibazababeshye. Uko waba wiyumva kose, uko waba wumva urenze kose, nta muntu ukomera yambaye iki kirabora kigatinyo. N'ikimenyimenyi uzajya kubona ubona uciye ku bantu barinutse ngo, kandi urimo uragenda witwa ko urenze. Kubera iki se ubunutse? Ni ikido. N'uyu mubiri uyu uradushuka tukavuga ibyo tutagakwiriye kuvuga, uyu uradushuka tukagenda uko tutagakwiriye kugenda, uyu uradushuka tugakora ibikorwa bidakwiriye. Ariko ntago ari byo. Mukanguke, mushaka ibindi bintu muha abantu. N'ubundi mwafunguye YouTube channel, abantu barabakurikira, mushaka ibindi bintu muha abantu. Mwafunguye ama Instagram, abantu barabakurikira, mushaka ibindi bintu mubaha bitarimo imiryango, bitarimo kuzanamo imiryango. Ngewe ni inama ndi kubagira, ibi bintu mubihagarikira aha birakabije, sibyo? Kandi bizabafasha mwembi. Simbategeka gukora ibyo mbabwiye, simbategeka kugenda uko mbishaka, oya. Wapi? Ariko nimushyira ubwenge ku gihe, nimwongera mukishira gato mugasubiza ubwenge ku gihe, mujye mwisubiraho, birafasha pe. Ibaze nka yagutangiye kuza mu matiku aribwo akibyara, batangiye kwata ku mwana wawe wowe man, batangiye kuzana uruhinja rutari rwamenye no kwicara, rutari rwamenye no guhaguruka, batangiye kuruzana imihanda kubera wowe. Umwana azakure yicuza ko yagize umupapa nkawe. Mutangire mwiga indangagaciro zo kuba umubyeyi, bizabafasha. Ndabashimiye ngiye ku rwanjye ruhande. Ndashimira n'abantu mwakoze subscribe, mukomeze muyikore, dukomeze dutanga ibitekerezo. Ahari wenda abantu bazageraho batwumve, ahari wenda abantu bazageraho bumva ibitekerezo byacu babyubaye, kandi mujye mubisharinga. Niba uhuye na video yanjye, yisharinge, wamenya, wasanga n'izi nama ngiriye Jihad na Yago zagira icyo zimara.
wasanga hari icyo zamara, you never know, wasanga hari icyo zamara. Ndabashimira abantu mubasha kureba ibiganiro byanjye. Imana ibahe umugisha. Bye.